Ugiye kugenda utampaye nanone. Mbabarira rwose ihangane ahubwo ko rutankura mwuko udatuma amasengesho yanjye nyica. Ibyo utekereza byose ndatekereza uri guteza ko umugabo wanjye ashaka ko yaragiye mu bakozi. Ntago yabikora. Ibyo byavuze muvandi. Ibyo nta ku mukozi. Ibyo ntabyo. Karaga koga kameze kuriya. Mbabarira ndakunyitse haguruka gira mba mu maso. Ntabona gucura haguruka iravuga. Haguruka mva mu maso. Mva mu maso kandi bizakugora. Murasangamo. None se aka kanya wibutse ko noneho ndi umugabo ara? Amezi 3 yose nihangana. Unyima ibyo nkwiriye. Wanga kuryamana nanjye, waryamanaga na pasiteri se? urukundo rw'Imana yacu nawarandaru korungana rusumba ukwezi rusumba izuba gatumye mbega iki ariko ndi umugabo wo gusigara mu buriri ukaza kwicara ngo mbega urukundo rwose urukundo rurahagana ni uruhe rukundo uri kunyereka so byibuze wajya uha agaciro isengesho mba ndi gukora nese iryo sengesho riranduta ndi umugabo naragushatse nagukoya yanjye ndatanze buri kimwe kugira ngo uzumbere umugore ni ngombwa kuva mu buriri utambajije ariko nawe ibyo nsaba byose yazi ko ntabishobora ni iki kigoye mu byo ngusaba biriya byose iri gunsaba ngo koko umuntu nkanjye usenga ngo ngire gutya biriya ni iby'abapagani nta kirenze ngusaba ni ibintu byoroheje ariko koko ko twashakanye koko mbona uzimana usenga waje guhinduka gute koko ngiye ntabwo naje guhinduka ibyo ngusaba ni inshingano zawe ugomba gukora nk'umugore inshingano zanjye ndazikora ariko nawe biriya unsaba pe nibira ni amashitani wansize mu buriri n'ipfumbase uje muri sira kuri mbegirike uruhe se rurihe ku nshingano ukora ariko ukajya aho ngaho ngo mbegirike nta soni ngiye iwanyu bansubiza inkwano natanze se ariko koko mama ujye ndeberera pe kuko mfite ibibazo mu rugo rwanjye umva rero madame niba uzi ko nagushatse nkagukwa yanjye uyu munsi nutabikora uransohokera mu rugo nukuri njye ntabyo nakora igihango mfite n'Imana ntago nagitatira ariko koko niba ari ibyo dukoze ibyo yo kumbwira ngo hena ngo cura amasinzi naba nashinga umutwe sinzi niki ibyo ni amashitani nukuri kandi umugabo mwiza izo position zose rugo umbwira ushaka iradukora niyo y'umugore n'umugabo y'abakristo pasiteri yarakubwiye ngo ugomba kwihanganira buri kimwe cyose uzahura nacyo ugeze mu rugo iwanjye ariko ntabwo yambwiye ngo nzihanganire guhena none niba ari bwo buryo bwanjye numva nishimiye wa mugabo we Imana ikunkize kandi Imana ikemura ibibazo mfite muri uru wa Mana rebe uravuze ngo inyice ikunkize ntago igusize mu mavuta ureke nanjye kunkura mu gakiza ahubwo ngomeje gutongana nawe navaho ncumura kandi ncumurira ubusa kandi abizi ko nkubaha uyu munsi nutabikora ubona urenga igipangu wagiye wowe niyo Mana yawe ugenda ubikorera iyo Mana yawe yirirwa uvuga ngo ngukira ngo iki ngo ni ibyaha urimo urabikorana nani singiye mugabo wawe sinagukoya yanjye ndabizi neza ko umuremyi wanjye ari buntabare kandi ntago nabikora uyu munsi ntago ari bukunkize reka ndabizi neza ko nanjye ntabishobora uyu munsi ntago akunkiza
kunesha umutwe ntabwo wiswe n'amasengesho. Reka kugenda utambaye isenyeri Oya. Oya banza umpe ntabwo uri buncike. Oya ntabwo uri buncike. Oya ariko uyobewe ko n'amasengesho y'iminsi 15. Iminsi 15 ngewe ntaryamana nawe kandi nagakwirikwa ndyamana nawe. Oya rwose bihangana iminsi 15 banze irangire iminsi 0 irangire rwose. Nihangana 15 none na 30 ngo yese ntago byavamo. Ahubwo se ubu kwihangana iminsi 15 birakunaniye. Cyari ugiye kugenda utampaye nanone. Mbabarira rwose ihangane ahubwo barutankura mwuko udatuma amasengesho yanjye nyica. Oya ntabwo reka ubwo ugiye gusenga iki ngaho nawe ndera ugiye gusenga. Sha umva none uyu munsi ntabwo uri buze kururaramo noneho uze kurara na pastor aho ngaho ugiye kujya. Ibyo bintu byawe wigize uyu munsi nibyo bikanze umuntu bireshya gutya. Uyu munsi ntabwo biri buze kuguhira sha. Icyo nzi cyo noneho uraza kureba wagushatse cyangwa niba ari washatse noneho sha. Urana ukuntu ari kureba. Sawa genda. Umva uyu munsi ntabwo uri burwinjiremo noneho. Ndaza kureba washatse undi wariwe. Niba naragushatse cyangwa aranshatse. Nta soni. Ndibira ndihangana n'uyu munsi ngagiye gusenga yakaka bari kureba ngo mbego ubuse urukundo ruri hanyuma aramemuki arimo aranyica urubozo mugongo uranyishe kaguru kanjye ka gatatu gafite ikiba ariko subuko ko nzabigenze gute. Cyonzi cyo ubu ngubu uko biri kose cyane arenze kanze n'ubundi ibiryo byose ni ibiryo ibi noneho byo ntabwo biri buncike. Ako se igihe nagwamagaye ntabwo wanyumvaga. Ako usigaye ufite agasuzuguro. Ngo waje. Ko usigaye ufite agasuzuguro madame. Nako mukobwa. Ako noneho banziye nzirimo umudayimoni si gusa. So mpamagaye. Usigaye naguhamagariye ntabwo wumvaga. Usigaye unshingana n'ijosi si gusa. Umaze kumera ihembe? Wabaye umugore se byibuze mu rugo tubimenye. Ari njye nawe ndenye kubuje. Njye nsigaye nkubwira ukandeba gutyo. Ariko mana, kubera cyo ibigeragezo bigeze ahangaha ko n'umukozi wo mu rugo asigaye ansuzugura. Ako siko hari ubwo mututse sinkwitabye mbwira nisubirire mu kazi kawe. Wamana ako kazi se ntugahemberwa nanjye nishe se ntiwanyirukana. Wamana koko nagucumuye hehe? Nagucumuye iki wamana we? Koko mana ko iyi nzu wagira ngo bayihambyemo umusazi n'abarozi wandogeye ninde ko ndacaha bakanshimbagura naca n'umukozi akanshinga zose ari njye umwihembera. Wamana ko unyimye urushako rwiza unyimye urugo rwiza umaye n'inyagasozi ko kansuzuma. Mana mabariye gucumura. We ni wowe ejo bundi waje unakira ngo urababaye nawe siga mfata gutya. Ako ngufashe mbabare ndakwinginze haguruka gira vuba mba mu maso nava nagucumura haguruka gira vuba ntugacumuzwe n'ubu haguruka mva mu maso. Aha mva mu maso kandi nyine mukanduka bizakugora murasenga kwa mana ubu aka gahinda koko ari kumana ndabona rero baronaniye nongeye mfata andi masengesho yo gusengera urugo rwanjye. Iki
ikigeragezo ndabizi neza kuzakira naho muri saa mugore we iby'iwanjye byo imbwa zabirwaniyemo ase ejobundi twaravuganye n'ubundi numva ntabwo umeze neza byagenze bite mugore rero mfite ibibazo wagira ngo ni ikigeragezo Imana iri kunyikoreza kugira ngo irebe ko ukwihangana kwanjye ko guhagaze ikigeragezo kandi kihise dore byahe bihera ku mugabo wanjye kuki umugabo wanjye yambereye ikigeragezo pe yambereye ikigusha dore rero nawe umbwire umugabo wanjye aritora ati ibyo dukora ntibihagije uri umubyeyi mugenzi wanjye akankubwira agahinda mfite akambwira ati pozisiyo dukora ngo ntabwo imunyuze ngo ibiki n'ibiki hakajyamo n'amasengesho yanjye y'ukwezi cyangwa ibyumweru 2 bikaba ibindi bindi ngo abashaka ngo ko mpanga k'inyuma ho kabyara we sha wiseka byihorera rega kabi gasekwa nk'akeza muvandimwe ntugire ngo ntago ari ukuguseka none se iyo pozisiyo ntituma mushwana muri make ni ikihe kibazo gihari ni uburyo abashaka ko mubikoramo ni iyihe mpamvu ngira ngo iyo ndi mu masengesho abashaka ko nyareka ngo tubikore nkabyanga tugashwana amasengesho nawe yarangira twabikora ngo iyo pozisiyo ntimushimishije nkabashaka ngo menure mene n'iby'abapagani n'ibyo kwa shitani sinzi Rwanda ruca gute muvandimwe wanjye rero reka nkubwire kubaka urugo nta mikino irimo ndagira ngo nkubwire umenye n'ikinyejana turimo sheri sibyo ugira imana uzi ko hari n'ubutabikorera akajya no kubikora mu ndaya ubuse ngaho reka tuganire uzishima najya ajya mu ndaya koko tuvugisha ukuri none si ibyo byo guhera nabyo ni ibiri mu byubaka urugo reka umenye ko abantu ubu ngubu tujya kuri social media sibyo agenda nawe areba ibigezweho ubwo rero we niba ugikomeye kuri ya pozisiyo ngo ni gakondo we kandi akaba ashaka ibindi bigezweho wimwumva nabi wikumva ko ari kukujyana mu byaha sibyo kandi ijambo ry'Imana rirabivuga kandi ugomba kugandukira umugabo wawe nta kunumva namugeze pe gusa isi irashaje noneho wivuga ngo urakora amasengesho iminsi 30 umuntu w'umugabo washatse kandi ubizi neza ko abagabo baremanywe irari uba wumva ari bube hati ahubwo arihangana niba atajya no kuguca inyuma noneho ibyo byo wenda ntabwo binambabaza cyane kuko n'umugabo nishakiye nashatse nkunda dukundana ariko ikibazo ni ikihe natangajwe no kubona umukozi wanjye mpemba mubwira agashinga ihembe agashinga izosi none se uretse gato none se umugabo wawe urabona kigushyira ku nkeke yuko akeneye ko mukora za pozisiyo zose cyangwa ubona yaratuje yarandetse gukora amasengesho ndabimubwira arabyumva rero umugore ye kubera amasengesho nta kibikora already yagiye ahantu nta kintu uri kumvamo umukozi uretse nkubwira umukozi mbere yari umukozi kumvira sibyo none akakanya uri kumbwira ngo ashinga ihembe nta kikumva uravuga akakuvugiramo uri kunyumva umugabo mumaranye imyaka ingahe mubana muharirana kuko uri mu masengesho nta kintu akikubaza niyo yavuyemo ububona nta atagushamadukiye ubwo we nta kantu wumvamo ushatse kuvuga iki simbateranyije ariko nawe nk'umuntu mukuru wicara ubigenzure urebe niba umugabo atakikuvugisha atakikwaka ibyo yakwakaga mbere atakiguhindukiza buri kanya sibyo yaratuje uriya umugabo iyo nta kintu atakikubaza iriya gahunda kandi uzi ukuntu yari ameze ukabona n'undi mu rugo hari ukuntu ari kwitwara
ntacyo mvuze niteranye ntabwo muteranyije ibyo utekereza byose ndatekereza uri guteza ko umugabo wanjye ashobora kuba yaragiye mu bakozi ntabwo yabikora ni ukuri ntabyo mvuze muvandimwe ibyo ntabwo ku mukozi reka ibyo ntabyo mvuze kari agakobwa kameze kuriya icecekera abagabo ntabuze ahubwo reka mubwire sibyo kuba waba usenga ntabwo kugandukira umugabo ari ibishitani sibyo none se njye ntabwo ndi umukristo mugenzi wawe wenda daho uri n'umukorari njye se ntabwo dusengana ntituri inshuti sha yaragiye kuri kari agakobwa ntiyazongera no kumbona iruhande ibyo tubyihorere wasenya se sinshaka no kubyumva nyine ngaho reka nkubaze uzasenya kibaba we mbega ishyano niko nabangushije ishyano oya reka tureka kwanza ari ibyo tubyihorere nyine nyumva reka uriya mukobwa tunamwihorere uriya mukozi wa munani maze no kurengwa inyama zabaye nyinshi n'ifiriti reka tubireka ahubwo wowe tuzicare tuganire ubaze umugabo wawe sibyo impamvu hari ibyo yakwakaga ubu ngubu atakibigusabe umubaze icyabaye sibyo wumva icyo agusubiza niba hari n'ikosa yaba yarakoze hari igihe yagusaba imbabazi ariko nawe nyemerera ko ujye kugandukira umugabo wawe niba ari ayo masengesho uyakore nk'uko wayakora nimugoroba ukarya wiranje n'umugabo umuha ibiryo bye uri inshuti y'umuryango pe uzaze umumfashe tumuganirize turebe ikibazo cyaba gihari ariko nawe ubitekerezeho ibintu nkubwiye ntabwo kujya mu rugo ari ukwicara ngo ujye mu masengesho mu mwaka umugabo se yakwigendera ngiye kubitekerezaho kandi ubitekerezeho nanarebe neza mbisuzume kuko n'Imana ntabwo yemera ko ugomba gusenya sibyo ahubwo ubwo reka ntahe ngo wenda tuzasubira umbwira uko byagenze nta nubwo nanirwa nanabwira akira ntiwigore umperekeza rwose sawa kandi wakoze ariko ibyo bintu bitekerezeho uhindure yego se sheri ko mbona yabaye byiza cyane muri telefone sinaguza yanjye se ko usigaye umbwira nabi byagenze bite yaba yazana byose ni wowe ariko nawe urabizi ko amasengesho yarangiye none se wibutse ko noneho ufite urugara erega buriya iyo hatari Imana ntabwo urugo rukomera noneho yakugiriye inama ngo wubake noneho byose biba bikenewe gusa amaze iminsi mbona nyine ufite imyitwarire itari myiza sinzi ikibazo gihari si mbere ko wambwiraga ukambwira ikibazo gihari ubu ngubu ukaba utakimbwira byatewe n'iki none se aka kanya wibutse ko noneho ndi umugabo ara amezi 3 yose nihangana unyima ibyo nkwiriye wanga kuryamana nanjye waryamanaga na pasiteri se cyangwa wari ufite abandi uryamana na nsuba ko wagira gucumurira gusa ahubwo numvaga nyine maze iminsi ndi kukwifuza nyine numva nyine twagira ibyo dukora mu cyumba kagira inkuru ninde wapfuye noneho ugeze aho ugifuza se sha ntabwo ngukeneye pe igihe nihanganye ni kinini ariko nawe urabizi ko hashize iminsi nyine nta kintu tugira urumva bishaka bagiye kureba pasiteri ari gukorera agasonda akongera akabikora ese koko nigeze mbikora na pasiteri ibyo niho bizi nta nubwo nkeneye kubimenya amezi 3 yose nihangana umugabo wakoye nkakwa nkajya imbere ya pasiteri nkajya mu murenge nkaguhesha agaciro warangiza ukansuzugura mu rwego rungana gutya nanjye singukeneye ahubwo ngiriye neza washaka icyumba cyawe nanjye nkafata icyanjye reka
ko wambabariye ubabarire wese kutambabarire sheri ariko reka ibyatambutse utongera kuvuga ngo sheri se ni iki kuko umugabo mwiza waretse ninde wakugiriye inama se nta wangiriye inama gusa nyine no kari ngombwa amasengesho yarangiye Imana washakaga warayibonye se yego warayibonye kugira inama ngo noneho ngo genda ubwire umugabo ngo uramukeneye noneho warabyemeye sheri koko winkoraho koko nsigaye mpanda ibyo ntibikureba ntibikwiriye no kunkoraho wongera kunkozaho izo njaba zawe urambona nanjye ngo narashatse nkamara amezi 3 yose nipfumbase ndyama nubitse nafite umugore mu burire gusa nyine niba ari nuko musenga barababeshya mwese basi uko nambwira nk'uko wambwiraga waba ufite hari ahandi hantu bikora ubwira neza bivuye kuki cyawe nzi sinigira mu nkono kwiyarurira nese ubu ntukibishaka nk'uko bishaka mbere ntabyo gikeneye ungiriye neza wafata icyumba cyawe nanjye nkafata icyanjye kuko reka umva madamu misi nihanganye ni myinshi kumana ibyaye nka nibyo nkeneye ese sheri koko wambabariye baretse kumenyera ariko wambabariye sheri